Ndagusuhuje nshuti yanjye wowe wahisemo kudukurikira. Nanone ni Chantal TV Jo, njye ndi Chantal Uwimana. Nk'uko bisanzwe dukunze kuganira tugira ibyo twunguranamo ibitekerezo. Fasha uyu mwanya rero nanone ngo nguhe ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze aha ni karibu, nawe wakora subscribe ukaba umunyamuryango wacu, cyangwa se nimba urusanzwe ni ukuri umugisha w'Imana ube kuri wowe. Aka kanya rero uyu munsi naramutse numva hari ibintu nifuza ko tuganira bijyanye no kwiha agaciro. Kwiha agaciro cyangwa kwihesha agaciro. Ndabijyanirana n'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ntabwo ari ukubera abaturanyi nabo ni byiza, ntabwo ari ukubera abavandimwe, ntabwo ari ukubera abo tuziranye nabyo ni byiza, ariko agaciro kanjye nkawe, agaciro kawe ugomba kubanza kugira kwibaza ireme ryako. Muri iyi minsi abantu basigaye hari abatesha abandi agaciro, ugasanga umuntu arabwira undi ati wowe wapi, wowe nta kintu uri cyo, wowe ntacyo washobora. Ariko ndagira ngo nkubwire ko washobora ibintu byinshi cyane, kuko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iryo ijambo ryanditse muri Yohana 3, abantu benshi bararizi 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese uzabyizera, umuntu wese uzizera uwo mwana azabone ubugingo buhoraho, kugira ngo atazarimbuka, kugira ngo tutazarimbuka, kugira ngo tutazapfa buheriheri. None ndimo ndibaza, se wowe urabizi ko Imana yagukunze cyane wowe uri mu isi, ikemera kukurema, ikaguha ubu buzima, ikaguha iyo myaka ubayeho, ikaguha ako gaciro, ikaguha ibyo byose. None igitangaza cy'Imana cyanatuma ubona ko ufite agaciro gakomeye. Ninde wabonye ufite amaso 3 wowe ukagira 2? Ninde wabonye ufite amaboko 3 wowe ukagira 2? Ninde wabonye ufite imitwe 2 wowe ukagira 1? Ninde wabonye ufite amaguru 4 wowe ukagira 2? Icyo ni ikimenyetso kikubwira kuko Imana yagukunze. Hari igihe wenda hari abantu badafite ingingo zimwe na zimwe, hari abantu bashobora kuba bafite ubumuga, ariko ibyo ntibikuraho yuko Imana yagukunze. Noneho nyuma y'izi ngingo dufite inyuma, Imana yongeyeho umwana wayo kugira ngo abazamwizera bose batazarimbuka. Nshuti yanjye, ubwo tugeze ku byo kurimbuka, tugeze ku by'ubugingo, ariko n'ibyo muri ubu buzima. Agaciro ufite uyu munsi, uwo uri uyu munsi, nari nshatse kukubwira ngo urakomeye, nk'uko kanaka yakubwiye ko udakomeye akomeye. Ufite ubwenge ku rugero wahawe n'Imana. Nta muntu hano mu isi waho ubwenge. Umuntu yaguha ubumenyi, umuntu yakongerera ubumenyi, ariko you are uri ikiremwa, you are super power. Uri umuntu w'imbaraga, uri ikiremwa cy'ikinyembaraga. Ahubwo habura iki? Habura kwicara ukibwiza ukuri, ukavuga ijambo riva mu kanwa k'Imana. Imana ivuga ngo ndagukunda, iravuga ngo ndakubaha. Kuri uwo kubahwa hari uwo gukundwa. Ni gute se umuntu yakubwira ko utari uwo gukundwa? Nari nkugarukaniye rero ijambo ry'ihumure, ijambo rigukomeza, ijambo rikubwira uwo uri we. Ninde muntu wakubwiye yuko nta gaciro ufite? Ese uwo muntu afite ubushobozi bwo kugutesha agaciro? Ababyeyi benshi bajya batesha abana agaciro, bakamubwira wowe uri ikintazi, wowe uri ikigoryi, wowe ntacyo uzimarira. Ugasanga umwana yakuze yumva ko yari nta kintu azimarira. Ni iki cyatuma ugaruramo imbaraga? Nkusubijemo imbaraga kuri uyu munsi. Uhereye uyu munsi wiyumve nk'umunyembaraga, uhereye uyu munsi wiyumve nk'umunyagaciro, uhereye uyu munsi abantu ntujye guhangana nabo babwira ko ufite agaciro, ahubwo wowe shaka ibikurimo ubibyaze umusaruro, wereke abantu ko ibyo batekereza atari byo uri byo. Hari n'igihe bitubwira rega natwe twagaragaje intege, udashaka kugaragaza kuri uri strong. Umuntu akakubona rimwe na rimwe hari ibyo muhuriramo, yenda hari ibyo ashaka ko wimprovinga, nawe ukatwariraho mu kirere ngo barambwiye ntacyo nzamara, reka nze nanjye mpangane nabo. Ntabwo ugomba guhangana nabo, ahubwo ugira Imana agira umugira inama. Ahari bashobora kuba barabivuze mu buryo butari bwo, bakagukomeretsa umutima, bakakubwira ko udashoboye, bakavuga ko udashobotse. Ariko se ni gute uba muri sosiyete ukagaragaza izo ntege nke ku rwego rungana gutyo? Ariko nawe kugira ngo wikirivenji, wikokora revenge, ushaka guhangana, ahubwo reba ibyo utagendamo neza ubihindure. Inshuti yanjye, naho agaciro akora gafite
ubushobozi buri muri wowe, kandi Imana yo iranavuga ngo nimba ubuze ubwenge pfukama ubusabe Imana, kuko Imana ishobora kuguha ubwenge ariko muri situation runaka kwisohokamo ntibishobore kugukundira. Nayo ishobora kugutera inkunga, nari kugukomeza, nari kugushyigikira, uri uwo kubahwa, uri uw'agaciro, uri ukunzwe. Hanyuma ibyo bikorwa byawe nugira Imana ukabona umuntu ukubwira ati rero ibi bintu byagenda gutya na gutya, wamwumva. Imana rero yaragukunze by'intangarugero, abizera Kristo Imana yaradukunze, Imana yaduhaye agaciro muri Kristo Yesu. Numwizera muri ubu buzima uzaba umunyembaraga. Igitangaza gikomeye, hari igihe usanga hari n'abantu bizera Kristo, abantu b'abakristo, abantu bamenye agaciro, bakaba bazi agaciro kabo muri Kristo, umva ari kuvuga ngo shana nibe namwe, njyewe nta bwenge bwinshi nzi, njyewe nta bumenyi bwinshi nzi, njyewe ndi mubi, njyewe nta myenda myiza ngira. Ibyo rwose ni ibintu bidakwiriye umuntu witwa ngo azi Imana ye. Umuntu uzi Imana yirirwa arata ibintu bitamuzamura muri esitimu, bitakuzamurira agaciro kawe. Uba nta bintu na bimwe byiza wibonaho. Urireba ku ruhu, ukireba ku isura ukabona nta bintu byiza bikuriho, ukareba amagambo uvuga, ukareba ijwi ryawe ukumva ni bibi, ukareba ubwenge bwawe, ukareba ibikorwa byawe ukabona ni bibi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana yafata umwanya wayo ngo ireme abantu babi mu mico, mu myitwarire, mu myumvire, mu bumenyi, mu bwenge, mu gihagararo, mu isura. Urabeshya cyane. Umwanzi ni umugome, hahandi abwira umuntu ngo ntacyo uri cyo, ntacyo ushoboye, ntacyo uzashobora, ntacyo uzatumarira. Ibyo bintu niyo byaba byaravuye mu kanwa k'inshuti yawe, k'umuvandimwe wawe, k'umubyeyi wawe, subiza umva. Biba ibyo ucisha hasi, bitesha agaciro, uti njyewe nzashobora, njyewe nzakomera, njyewe ndi intwari, njyewe wiyemeze kandi unabikore. Ndabigushishikarije. Hanyuma abantu bose tuziranye, abo tuziranye ubwo mvuga ni abakunzi bacu, abo mwegeranye mubabwire ibintu byo gukomeza umutima, mubakomeze, mubihanganisha igihe bafite ibibazo, mubereke ko ari beza, mubereke ko tubakunda. Bizagira umumaro mwinshi aho dutuye, bizagira umumaro muri sosiyete, bizagira umumaro inshuti zawe, bizagira umumaro abo muvukana, bizagira umumaro abo mufitanye isano. Ikibi ni ukugira umuryango w'abantu bahora bavuga ibintu bisenya imitima y'abantu, hakaburamo nawe. Byibura washoboye kumva iki kiganiro, gerageza ugire ibintu uhindura, gerageza ugire ibintu uvuga mu kanwa kawe bitandukanye n'ibyo wavugagamo. Ndabizi neza hari ikintu bizungura mu buzima bwawe, hari icyo bizungura mu muryango wawe, hari icyo bizungura mu nshuti zawe, hari ukuntu bazagufata bitandukanye n'uko bagufataga. Hanyuma twiyubakire imiryango, twiyubakire inshuti. Uri uw'agaciro, uri uwo kubahwa nk'uko Imana ibivuga, kandi nk'uko Imana yagukunze ikemera gutanga umwana wayo, kugira ngo utazapfa abantu bakurimbura uko biboneye, utazanarimbuka ku bw'ubugingo. Komera, komeza imbaraga, komeza umutima, hanyuma twkomeze twiyubake. Aha rero nakagaruka ibiganiro byacu, ndagushishikariza gukomeza kubireba. Abatarakora subscribe, mukore subscribe, mukore share, mubiganiriza abandi. Inshuti zanjye ndagusuhuje cyane. Nelson yahoze ari kumbwira ati hari abantu bajya bambwira amagambo mabi. Nelson ni inshuti yanjye, yagize impanuka, afite impanuka yamukoreye ibintu bibi cyane. Ubundi tuzagira igihe tuganire nawe, azakomeza benshi. Yambwiye ko hari abantu benshi bajya bamukomeretsa, bakamubwira ngo wowe ngo uri ikimuga, bakamubwira ngo wowe hajya ngo iki, ngo akamuga karuta agatumbi. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuri birakomeretsa. Nelson ni inshuti yanjye. Hari abantu benshi ajya ambwira ati hari abandi bantu tuziranye nabo bagize impanuka zitandukanye cyangwa se bafite ubumuga, abantu bagikomeretse. Tuzagera ibihe byinshi byo gukomezanya, ariko uyu munsi inshuti yanjye, niba iki kiganiro kikugezeho, gisangize benshi. Aho ushobora kubona nta kintu wenda kibuze cyane, ariko hari umuntu ukomeretse mu mutima. Njyewe ndakubwira ngo uri uw'agaciro. Igihe cyose ubuswi n'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, shalom.